Naam, nitabye abantu. Nitabye nkurikiye ubutumwa bwaraye cyangwa se bwakozwe n'umuvandimwe. Ndavuze ni reka no gutinda mu mayira nibwo nyibona ubwo butumwa nonaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana abane nawe, wowe ukurikiye Wazke aho uri hose ku isi, ugire ibihe byiza. Aho uri umugabane yari yose itandukanye, Amerika, Afrika, Uburaya, Aziya, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza. Ninjye na wundi rero ni si papa wirinda kuba ikibazo ku bantu, aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Nkunda amahoro, nkanga kuyabura. Nawe ukurikiye Wazke aho uri hose ku isi, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Ubonere aho umwanzi wawe yaburiye. Njye nta mutima mubi rero, ngomba kukwifuriza ibyiza aho waba uri hose, icyo waba uri gukora cyose. Ugire baraka mu mishinga yawe, ugire baraka mu byo wifuza gukora byose, utunganirwe. Imana ikurinde ibijisho, ikurinde abantu babi, ikurinde aba bamwe batajya baryama baraje inshinga no kukwangiriza ibyawe, ikurinde buri muntu ushobora kuba yifuza kubangamira ubuzima bwawe, yifuza kubangamira imibereho yawe, yifuza kubangamira umuryango wawe. Yes. Twinjire mu kiganiro rero. Muranzi mumaze kumenyera, muzi yuko ndi umuntu ukunda ibintu bya vuta ni kuvute, shamura. Tuganiro two hirya no hino tugiye dutandukanye. Murabizi neza ko si papa, ijambo si papa harimo abantu njya numva yo bamamagaye nko kuri telefone turi kuvugana, ngo si papa, ibintu byinshi cyane ntabwo bazi icyo bisobanuye. Nta bwoba, nta gihunga, nta pupa, nta tama by'ibintu nta kimwe. Abazi ururimi rw'urugande musobanuze si papa. Ibyo wavuga byose, ubuzima naba ndimo, ikintu cyose cyaba kiri kuba, ntago njyewe kintera ubwoba, ntago kimangayikisha kubera wenda ngo umuntu runaka. Channel ya Wazke icyo bisobanura, turagira ngo dutandukanye ibintu gatoya. Waz ni ikintu kiri hanze. Waz, abavuga ururimi rw'igiswahili cyangwa se abarwumva muracyumva. Ni waz nyine, ni ikintu kiri kitari mu nzu, kiri hanze, ikintu cyamaze kumenyekana, ikintu cyasotse. Ikintu cyose cyamaze kujya hanze kiba kiri waz. Nicyo niryo zina rya channel. K, iriya K ifite ikivuze kuri njye. Ntabwo ari ifite ikivuze kuri mwe, ni kuri njye. Impamvu rero hari K ntigeze nshyiraho, ntabwo nari kuvuga ngo ni Waz TV. Impamvu ntashyizeho TV ngashyiraho K, iyo hagiyeho TV ugakora inkuru ishobora kuba yabangamira community, ishobora kuba yabangamira abantu muri rusange, arimo n'inzego runaka cyangwa se abantu runaka. Umuntu aramutse akureze, tuvuge nk'urugero nk'Isimbi TV, ni urugero. Isimbi TV, iyo byabaye TV hakazamo nk'umunyamahanga ashaka kuyirega, akamenya ko ikorera wenda tuvuge mu Rwanda, iyo areze arega muri RMC y'abanyamakuru, yareze iyo TV. Ntabwo wenda bari kurega nyirayo cyangwa ngo arege uyikorera, yareze iyo TV. Kubera ko ni TV iba yagiye muri foda cyangwa se iba yagiye nko muri za televiziyo, RBA, TV10, TV what, TV pfa kuba byagiyeho TV.
sibyo? Noneho ibihano bifatirwa byagenewe amateleviziyo agenda akora amakosa amwe namwe, yaba ari televiziyo y'igihugu, yaba ari televiziyo yigenga ariko ibyimbye cyane kabisa mu bushobozi. Y'icyo cyaha umuntu yakureze kiguhama kuko aba yareze televiziyo, amande baca televiziyo y'igihugu, amande baca za TV10, za Flash, za TV1 niyo nawe baguca. Kandi ubu uri umunyamakuru, ubu ufite ibipapuro bigaragaza ko uri umunyamakuru, bakakurikiza amategeko. Nimba rero ngewe ntarabashije kwandika Wazi TV, ntukubera ko sindi umunyamakuru, kandi channel yanjye ntago ari televiziyo izajya kugendera ku mategeko ya RMC y'abanoze y'abanyamakuru bigenga. Ngewe ndi umubloga, ntago ndi umunyamakuru. Niyo mpamvu hariya atari Wazi TV, ni Wazi K. Icyo kintu cyarangiye, ako nta kari gaciyemo. Nshuti zanjye mukurikiye Wazi K, ndabizi udukurikira muri benshi. Wazi K ni umuryango mugari. Hari igihe mwibeshya ko wenda Wazi K ari umuntu umwe. Si papa niwe muntu umwe, ariko Wazi K si umuntu umwe. Tugendane neza. Buri muntu kandi afite ukuntu akora imirimo ye, hakazamo kubaha, nkubaha n'imirimo yanjye. Wenda reka nge kuri iki kibazo cy'amashehe. Umuyisilamu umwemeramana ufite shahada, nzi yuko twatojwe cyangwa se dutegekwa cyangwa se dusabwa kwemera abayobozi bacu. Umuyobozi ni uwuhe? N'amashehe harimo muri titre y'abayobozi. Ikintu rero iyo wemera umuntu ugomba kumwubaha, kuko ntakubaha ntago naba nkwemera cyangwa ntakwemera sinakubaha, ariko ngomba kubaha nkuko Allah subhanahu wa ta'ala abidutegeka. Mwemere abayobozi banyu, aribo bashehe, aribo ba mufti, yewe wemere na ba Bilali. Kuna kari gaciyemo. Ngewe ntago nsuzugura, ngewe ntago nubahuka, ahubwo ndatinyuka kandi sintinya. Tandukanya kubahuka no gutinyuka ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Nge nubaha abashehe pfa kuba ufite iyo titre, apana ariko bya bindi byo kuba ufite ubwanwa bugeraha bwuzuye amatama. Inshingano z'abashehe nta nimwe ubarizwamo, kuko ngo wakasi kanzu, wakasi ipantaro, uhirirwa mu ngofero, ufite CDJ ingana gutya ngo uri shehe. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Twubaha abashehe babiharaniye. Nimba urimo nawe ndakubaha, ariko babandi bitwaje abashehe kubera akantu bafite, aya. Nimba uri shehe ubifitiye ubushobozi nkuko Imana yabiguhaye ubwo bushobozi, ndakubaha. Ariko iyo bimaze kurengera rero tuba abantu. Impamvu bavuga ngo umuntu ni mugari, impamvu bavuga ngo umuntu ni mugari. N'ikindi kintu, reka kandi nanone niyame nihanize abantu bashaka kunshyira mu matiku yabo. Nihanize abantu bashaka kunshyira mu bibazo byabo. Nimba ufitanye ikibazo n'umuntu ukabona ariko agendana n'abantu, ugashaka babandi agendana nabo ko babi bibazo kuri wowe, ndi ntago ari uko neye. Icyambere, sindi shehe, ndi umusilamu. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Sindi shehe, ndi umusilamu. Ayo matiku yanyu sinzi
hari uwasomye nabi Korani, sinzi ngo ntiyasizeho za kasira za duama za shada, sinzi hari uwavugiye kuri iyi radiyo, sinzi hari uwavugiye kuri iyi cano, sinzi uyu yatangaje iki, sinzi noneho wavuze iki, sinzi wavugiye uyu, mukaza mushyira mu bintu byayo. Ndabiyamye 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 ndabiyamye. Amatiku yanyu y'ibibazo byanyu mufitanye nimukajye mubinshyiraho, nimukajye mubidushyiramo. Twebwe ba mamuma, nimwebwe muzi icyo muzira, nimwebwe muzi icyo mupfa. Ariko ibyo byo kuvuga ngo kanaka yacishije ikiganiro aha, ukahita ugirana ikibazo naho yagicishije, ukahita ugirana ikibazo naho yagicishije, kubera za munyangire zanyu umuntu adashobora kumenya iyo zituruka. Hari ngo abantu sinzi ngo bafunzwe bafite ibyo bazira, barafungurwa, abandi bashobora kuba banakiburimo, abandi barapfuye. Wowe kuvuga yuko buri kintu cyose ari qadar kuri umushehe, kuki udashobora kwemera kwakira igeno? Nimba wuzi ufite ukwemera kwawe, nimba ufite ukwemera kwawe ukaba uzi ko ibyakubayeho ari qadar, kuki utaceceka ikibazo cyawe? Nimba ibyo byarabaye wagira amahirwe ukavayo, kuko harimo abataravuyeyo kandi wenda baragiyeyo mbere yawe, harimo abakiriyo, harimo abapfuye, akubura cyahumeka. Anyway, ibyo ntabwo ari byo bindaje inshinga. Ariko wowe uzi icyo wafungiwe, uwagufunze azi icyo yagufungiye, uwagufungishije azi impamvu yagufungishije, uwagufunguye ukajya hanze azi impamvu yagufunguye, azi impamvu yagufunguye. Ubwo rero byo kwicara baradufunze 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 biratumarira iki? Kandi singuseka, kuko umugabo mbwa aseka imbohe, ntago naguseka mvuga ngo warafunzwe, ntago naguseka nkuziza ko wafunzwe. Nanjye naba natekereza nk'abandi bose, kuko n'abariyo n'abagabo, ariko biterwa na case niyi kugira umugabo. Ubejo nejo bundi gufungwa bivuyeho, hazazamo n'indi case. Nibyo mukoresha, narafunzwe narafunzwe, twarafunzwe twarafunzwe, baradufungishije baradufungishije, nta kundi nyine. Ubwo niko Allah yari yabigennye. Nimba wumva uri sheikh uhashikamye kukwemera kwawe, emera qadari, emera igeno. N'ikindi kintu nshaka kugira ngo ngusobanurire, warayumvuza amagambo menshi cyane ngo hari uducano ngo sinzi ngo twinsare tw'abasore ngo tw'abana twiki. Umwana urutande wowe uri petit frère, uri petit frère, ndakuzi ku majengo, uri petit frère. Ntukajye wita abantu ngo n'abana ngo dusore ngo ducano iki niki. Nimba wumva yuko uri umugabo, nimba wumva yuko wumva wihagije muri wowe, guma n'ibyawe, ureke kwita abana, ureke kwita abantu ngo n'udusore ngo sinzi ngo miliyoni yawe irutwa n'igihumbi cyanjye, irutwa n'ijana ryanjye. Igitabo ufite mu mutwe, Qur'ani yose ufite mu mutwe yawe, wowe waborotse mu mutwe, irutwa na ayatul kursi yanjye cyangwa suratul fatiha. Qur'ani ufite mu mutwe n'ubumenyi ufite kuri njye ntacyo bumariye, sibyo? Igifite agaciro ni icyanjye, kabone niyo naba mfite suratul fatiha mu mutwe, niyo yanjye, kuko nzabasha kuyisomera. Ubwenge bwawe, ubumenyi bwawe ntacyo bumariye.
kubera yuko aho ugenda urabugendana, ntacyo mvunguriraho, ntacyo mvunguriraho. Nunajya mu kaburu uzatwara ibyawe, sigarana ibyanjye. Ubwo ibintu byo kuvuga ngo kwataka ngo ducano, ngiye cyo naryango nkubwire, ntago wazke ari RMC, nta nubwo ikorera RMC, nta n'ikihuriyo na RMC. Yewe na si papa sindi umukozi wa RMC, nta naho muriye nabo. Content yanjye nibyo bakora naho bihuriye. Wazke ifite abantu benshi bayikorera, imwinzana rero muri utwo tuntu ngo ngo buriya bucana ngo ntago ari RMC, tabyitiranya rwose. Nagira ngo ngukosore nejo bundi hatazagira akahereri gatoya cyangwa se ikintu cyiza. Wazke ntago ari yo gushyira amahereri gusa nk'uko abandi mu bigenza. Ngewe niyo waza wowe hari ikibazo cyakubayeho, ariko kiri hanze kizaca kuri Wazke. Ukora ibyiza bijye hanze bizaca kuri Wazke, ukora ibibi bijye hanze uzaca kuri Wazke. Kubera ko aba yari RMC, Wazke se na RMC bihuriye he? Nta hantu bihuriye. Uravuga ngo Wazke ngo nuducano dutoya. Nagusona uko waza ari ikintu kiri hanze, kandi hari amashehe wihereyeho wowe. Ndabishoboye Ali Pepe niwe wamvuze, wihereyeho ubwawe nawe uri wazi. Abashehe, hari n'abashehe benshi cyane, yewe si wowe, si Faraji, sinde, yewe si nuriya musesenguzi Sudi, si bariya bandi bose bashirafu, mwese muri wazi. Muri abwo mumbabarire, ntago ari ugusuzugura, ariko mwemere ko namwe muri wazi. Gute rero? Ngira ngo mu byo mwigishijwe nimwe mubizi, hari icyo bita kwimena inda, hari icyo bita mu Kinyarwanda ngo gushyiramo imiyaga, hari icyo bita kurwanira ishyaka, hari n'icyo bita kwandagaza. Ibyo byose rero ishyaka nimukirirwanya, ahubwo muri mu kwandagaza, mu kwimena inda no gukora iki byose. Niyo mpamvu namwe musige muri ba wazi, ahubwo mumeze nk'abakozi ba wazi. Kera umuntu yajyaga gusari, nako nubara aho bibasine bya kera, astaghfirullah, nta muntu udakosa. Umuntu agasoma imamu, agasoma akagera aho yibeshya, swati ubwenge bwe bwagiye ahandi, kuko n'umuntu bitewe n'ikibazo afite runaka akibagirwa noze umurongo umwe mu mirongo ari gusoma. Nta uyobewe yuko iriya swafa ya mbere igomba kujya inyuma ya imamu, hagomba kujyamo abantu bateze amatwi, ku buryo uramutse uguye gatoya uhita ukora iki? Umukosora. Ariko nta muntu usohoka hanze asakuze, mwe bana, wallahi ngo shehe wacu, imamu wacu, bana, umuntu arakotoye no muri surati al-Fatiha, arakotoye muri surati Nas, arakotoye muri surati Nisa, arasomye shehe kwera arakoto. Ko nawe abivugaga. Ariko ubu ngubu umuntu asigaye avuga akantu gatoya, sinzi hariya wavuze nabi, wakuyeho shada, sinzi wakuyeho kasira, hariya washizeho ngo dwamateni, hariya uje kuri cano kandi cano yabivugiyeho, wenda ifite comment. Cano wabivugiyeho cyangwa se wabivuze uramuzi, ufite nimero ze, mwarakoranye, mwarabanye,
mwatobanye icyondo, bamwe mwasangiye akabisi n'agahiye, bamwe baraye muzungu wa ine muri ku mashuri, ariko kubera urwango bamaze kubabibamo, kumva yuko roho yanyu mwamaze kubyimba yabaye kutuya, mwagize kiburi, ahubwo ati reka nze mukomeshereze ku rubuga kuri cano, mukosore. Kandi wowe ntushaka gukosorwa, abandi bose mwicara, nta muntu ucyumva ikiganiro ngo kiri kwikora iki, amatwi mwayabanguye, murimo murashaka ahantu hari amahereri gusa, muri gushaka amahereri gusa. Niko hari nkwawe Pepe, Sheikh Pepe, waje mu kiganiro, ni byiza, wakuciza inkota, ufite buriyo, kubera ko ufite ibyo ushaka kuvuga, wateguye, uraje ati hari umusore ukora kuri sinzi Sharia TV witwa Jarudi. Jarudi sinzi, ndi kumva ni umwana wa kanaka, sinzi umutuma amubereye gutya na gutya. Uri muri injiro, urashaka kumenyekanisha stati y'umuntu, kandi mu by'ukuri kuva natangira gukora kuri Wazike, kuva natangira guhabwa akazi kuri Wazike, suko mba nabona amaherere mukora, tushe mukora ndazibona, ariko kubera cya cyubahiro nahaga umuntu nkakora iki, rimwe na rimwe ukunda inyigisho ze, ntago mba naniwe kuba nakora ikiganiro, kikuvugaho, cyangwa nanjye nkajya nangiza introduction. Tabizi ushobora kuvuga ngo w'abantu ngo binjiye ngo mu miryango y'abandi, ngo binjiye bavuga imiryango iki n'iki. Yes, ubu uragira ngo nanjye nangira mvuga ikiganiro, mvuga ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hari umuntu wigishije gutya na gutya, Sheikh Pepe, ndabishoboye, w'irubavu sinzi, wo ku majengo, umwuzukuru wa Gipanga, kugira ngo bamenye uriwe, zivuga umwuzukuru wa Gipanga. Nibyo ushaka se? Umuntu ababizi. Handi bavuga ngo Sheikh Pepe ariko ngo nuwahengo cyangwa se ngo ni muntu ki, urabana ngo ku majengo ngo hahandi ngafite ngo muri umunawe ngo ukoze iki, afite nuze papa we yirirwaga muri ibi na mama we, nibyo ngibyo ushaka by'ubuwerewere by'amatiko. Umuntu ababizi. Vuta ni kuvute zo ku majengo mu miryango, umuntu ababizi. Hari kuraje ngo sinzi ngo uyu nguyu ngo singo ni onkre ngo kanaka, sinzi ngo n'umwana. Urabishakaho iki? Duhindura introduction isa twese. Nje nkuvuga nkuvugira inka. Tubivimuze. Ariko ntago ari byo ngewe bindaje shinga. Oya. Ikintu rero mugomba kumenya, amashehe mugira amahereri cyane, amashehe icyo nasabaga mumenye urwego rwanyu, mumenye kalite zanyu, mumenye location yanyu, ihene mu hene, inka mu nka, inama mu nama, inkoko mu nkoko. Sibyo? Kuko no mu byo mwize hariho abize Quran, hariho abize fiqh, hariho abize hadith, hariho abize sira n'ibindi. Niyo mpamvu abantu babakurikira, wenda mushobora kuza mubaga ati hari igitabo iki cyasohotse n'iki ibyo wize. Ariko kubera bya bintu byanyu byavuta ni kuvute, muba muri mutwe tubazo twanyu muba mufitanye nabo bayobozi bagenzi banyu n'abashekhe bagenzi banyu, uri kuva mu hene ugashaka kujya guhebebera mu nkoko, undi akava mu nkoko agashaka kujya kwabirira mu nka, ari gutetereza, ari kubikira mu nka, undi akava mu nka akajya kugugumiza mu nama, ari kwabira mu nama. Mu bintu biri kubivanga.
ibintu muri kubivanga. Urabizi we ko wowe uri mu bara ry'icyatsi uri kujya mu bururu ushaka iki? Wowe urabizi ko uri umutuku uri kujya mu muhondo ushaka iki? Wowe urabizi ko uri icyatsi uri kujya mu mweru ushaka iki? Niho hahandi rero hazamo amaherere, ugashaka kujya wumva wakontorora buri kintu, kandi uba watandukiriye. Bana, uyu nguyu yakoze iki? Uyu mushehe asigaye agenda yambaye ikanzu imeze gutya. Uyu mushehe asigaye aseka mu bantu. Uyu mushehe asigaye akora iki? Uyu musilamu asigaye agenda yegamye mu modoka. Ibyo byose rero ngiye mbona atari ubumenyi. Harimo ishyari, harimo uburyarya, harimo urwango, harimo n'ubujiji. Harimo ubujiji. Ni we wahisemo kwiga muri departement runaka. Wowe urabizi ko uri umujaridiniye. Ariko urimo kujya gushwanira mu kubaka igisenge. Uri gushwanira mu kubaka igisenge. Urabizi ko uri umusuderi. Ariko urimo urajya gushwanira mu bizi imibare. Uri kujya gushwanira mu bashoferi kandi ubizi ko uri umusuderi. Bwana, umuntu naza kubwira ati uru rugi iri dirishya warisudiriye gutya na gutya, warihaye triangle, sinzi warihaye kibe runaka, wakoze iki n'iki. Kuko uzi ko neza uri umusuderi ubifitemo ubumenyi, mukosore. Ariko wiva mu busuderi ngo ugiye gukosora umujaridiniye, ugiye gukosora umupentere, umuntu usiga amarangi. Ntago bibaho. Yewe na perezida wa repubulika. Ariko hari inzego nabo hari icyo bamubaza akavuga ati ibyo ntabyo nzi, mubibaze runaka. Amashanyarazi bimeze gutya na gutya, watererere umuriro uri kugenda cyane, akahita abaza ushinzwe iby'amashanyarazi. Iwacu nitukiryama umutekano umeze gutya na gutya, akabaza polisi, ababishinzwe mu nshingano zabo. Hari abantu gutya na gutya ababishinzwe. Ariko wowe sinzi uri muri ibi, uvuye muri ibi, ugiye muri ibi, wabaye Google kubera urwango. Ikintu kibabaje ni ukubera ukuntu wallahi urwango muba mufitanye n'umuntu cyangwa se n'abantu muri rusange, mugashaka na za munyangire ngo nimba uyu muntu akorana n'uyu cyangwa se avugana n'uyu, ni ikibazo. Irangamuntu agendana ntago iriho amazina yawe ngo nawe uzayigendana, cyangwa ngo nagendeye ku yawe. Inzabamo ntago ari yubamo, icyumba araramo si cyubamo. Ibyaha akorwa si wowe bibarirwa, ibyiza akorwa si wowe bibarirwa. Bwana, natabaruka gapfa ntago ari wowe bazoza, niwe bazoza. Nibajya kumushyira mu kaburi bazacukura mwana ndani imwe, ntago ari ebyiri ngo muzajyana. Umufitiye ngo urimo rakosora abantu ngo rerere. Nta hantu bihuriye ibyo bintu, nta hantu bihuriye. Mureke inzangano zanyu, nimukibasha kwigisha ibintu bizima, ahubwo mwicara mucunga amaherere. Tuba tubikurikirana 5 kwa 5, bikurikirane. Ubwo ufite aho biripotinga nyine bikurikirane. Bikurikirane kuko ufite aho biripotinga. Ubwo rero iki kiganiro nyikoze kugira ngo nihanize kandi ntangarize kuri bamwe. Nge nta muntu nkorera muri ibyo bintu by'amatiku byanyu. Ngewe mfite content yanjye, mfite ibyo ngenderaho, mfite ibyo ndangavuga ati iki kintu kirashoboka, iki ni gishoboka. Kandi niyo umuntu yabikora kuri radio ko basoma itangazo ry'umuntu wapfuye, kanaka yapfuye, turamushyingura aya masaha, umurambo turawukora kunuze kwa muganga, kurawusezeraho bwa nyuma, ni wowe uba wamwishe. Nimba utangaje iryo tangazo hari umuntu wamubuze wenda uko iryo tangazo baryishyuriye, cyangwa se ikiganiro bakishyuriye kugira ngo kitambuke,
nje bindebaho iki wenda nk'umuvandimwe Haji Rubangisa Sulaiman afiteho uburambe harabizi. Use nimwakira abantu se benshi, nimwakira abantu benshi. Bwana uzashaka wese gucisha ikintu kuri Wazike nzi yuko kitazateza ibibazo muri community, nzagicishaho kubera yuko ndi mu kazi. Ari wowe ari Pepe, nimba ufite ibyo ushaka gucishaho uzaze ucisheho, n'abandi mwese muzaze mucisheho. Ye abaye ari mwebwe mwacishaho, abaye ari RMC mwacishaho, abaye atari nayo mwacishaho, kubera yuko Wazi ntago ari idini. Wazi ni y'umuntu ntago ari y'idini, muri kwitiranya ibintu. Bizacaho ariko kubera amatiku yanyu n'ukwirirwa mucunga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya ni amaboko matagatifu ya Wazike. Ninge na undi si papa utegura iki kiganiro kugira ngo kibagereho.